imisatsi mu magambo makeya, ukwikura, ukwibaho ndetse n'ukwishira ku mutwe w'umuntu. Ingohe, imisatsi, ibintu byose bijyanye n'ubwoya biba ku mubiri bikoze mu buryo bumwe, biba ndetse no mu muryango umwe, biteye mu mubiri, iyo bigeze hanze bikaba biba bifite amagaragamba. Imisatsi rero aho iremerwa mu ruhu haba ari hafi yo kuryanyuma hari imiyoboro bita terminaison nerveuse, ari byo bituma umuntu iyo ukuruye umusatsi wumva atatse. Ariko rero imisatsi igaragara hanze yose igizwe n'utugirangingo dupfuye, ni ukuvuga ngo ibi twikoreye byose ni utugirangingo tuba dupfuye. Umubiri wacu ugenda wigabanyamo ibyo ushinzwe gukora. Hari n'igipande rero gishinzwe gutuma umusatsi ukura, aricyo bita follicule pubere, kikaba aricyo gituma uwo musatsi ukura mu myaka 3, ariko iyo myaka 3 bakaba aribyo byitwa cycle, ukagwa ukongera ugatangira. Bikorwa muri cycle y'inshuro 25. Ubundi icya gipande ntikibe kigikora imisatsi. Ese ni kuki uruhara rukunda kwibasira abagabo gusa? Mu bugimbe cyane cyane bw'umuhungu, umubiri utangira gukora hormone bita testosterone, mu byo zishinzwe harimo gukuza ubwoya, bikagabanura icyo bita igihe cya ya cycle. Twavuze imyaka 3 ko ariho umusatsi ukura, biragabanuka bigahinduka amezi makeya. Y'amezi makeya rero gukuba 25 bikagenda bikagabanuka, ari nabwo nyine usanga abagabo bahinduka abafite uruhara. Abadamu bo umusatsi wabo ugakomeza ugakura neza ukurikije ya cycle y'imyaka 3. Ukimara kureba aka video wakongera kwiyogoshesha bya hato na hato.